Hello everyone, ndabasuhuje mwese abantu buri buze mujye mudusuhuza namwe kugira ngo tubane tuziranye. Amazina yanjye ni Giraneza Yves Professionals nkuko dusanzwe tubizi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuri live yacu uyu munsi aho ngiye kubagezaho training nziza cyane. Training ni set topic ivuga ngo breaking your annual goals into 90 days action plan. Topic kavuga ngo breaking your annual goals into 90 days action plan. Nizere ko rero muri kunyumva neza. Mugende mudusuhuza mutubwira aho muherereye. Ndi kukubona Nehemia, ndi kukubona Aime Françoise, most welcome. Hanyuma kandi muze kwibuka gufata link musharinge kuri groupe z'abanyamuryango kugira ngo nabo baze dufatikanye iyi training. Ntabwo ndibuze gutinda minota mikeya cyane, minota nk'ibiri ndaba ntangiye, ariko ushobora kubyaza umusaruro aya mahirwe ukaba uri gutumira abandi bagenzi bawe, abandi bafite ibikorwa bawe, ubahamagara cyangwa se ubereka screenshot, ubereka yuko twatangiye. Wafata aga screenshot kagashyira kuri groupe ubarizwamo, ukababwira ko twatangiye, ugashyiraho na link. Ushobora gufata se screenshot ukaba wayishyira kuri status yawe, ikikoroheye cyose kugira ngo utumire bagenzi bawe. Ndabibutsa rero ko turi ku itariki 29 nazo zanarangiye. Ubu ngubu ni nkaho twageze kuri 30. Ubu ngubu ni nkaho kwezi kwa mbere twakurangije. Make sure ko hari ikintu urimo urakora kuri goals zawe z'uyu mwaka. Turaza kugenda na tunabigarukaho, ariko abahanga ntango bevariwa umwaka ari ukurangiye za ntego zabo, ahubwo bevaluatinga buri cyumweru, bakevaluatinga buri kwezi, bakareba ese mu ntego zanjye z'uyu mwaka ndimo ndabikoraho iki, mu ntego zanjye z'uyu mwaka bigeze hehe muri makeya. So ni ngombwa rero ko buri wese n'ubundi akomeza gutekereza akibaza ahantu ageze bijyanye n'intego afite z'uyu mwaka, ndetse ibyo ngibyo bigufasha kumenya ngo ni iki ntakoze neza kugira ngo nibura ukore improvement mu kundi kwezi. Bikagufasha kumenya ngo ese ni iki ndi gukora neza kugira ngo nkomereze aho ngaho no mu kundi kwezi. So umuntu rero udakora evaluation biba bigoye cyane ko na za big goal afite z'umwaka yazazigeraho, kubera ko biragoye cyane kuzagera ku ntego nini utaragiye evaluatinga, utaragiye uzicagaguramo uduce dutoya kugira ngo nibura umwaka uzajye gushira na ya ntego nini wayigezeho. Niyo mpamvu topic yacu nayise ngo breaking your annual goals into 90 days action plan. Fata ya ntego yawe nini cyane ufite y'umwaka. Nimba tuvuge nk'urugero ufite intego yo kuba global ambassador, ni amanota 1000. Wenda uyu munsi kano kanya ushobora kufite amanota 10 cyangwa amanota 20. Rero ikintu biba bigusaba ni ugufata ya ntego y'amanota 1000 ufite ukayibreakingamo uduce twinshi dutandukanye. Nimba ufite intego yo kugura ikibanza tuvuge cya miliyoni 2, ntango miliyoni 2 uzazibona zose muri December akaba ari bwihita ujya kugura ikibanza. Biragusaba kubicagaguramo ukamenya ngo ese muri za miliyoni 2 nsabwa zo kujya kugura ikibanza buri kwezi nakabaye maze gusevinga hangahe, ku buryo nimba nariyemeje kuzakigura nibura niyo byari muri December, mvuge ngo nibura nakabaye mu kwezi kwa mbere sevinze hayangaya. Most welcome kuri buri muntu wese. Ndi kubabona yaba ari Obed nagwaye ikaze, yaba ari Gentil Mujahid, my brother fellow Orion member,
most welcome. N'abandi mwese mwiyumve mikaze, mujye mudusuhuza muri comment hano. Comment ndimo nagenda nyuzamo nkazisoma, mugende mudusuhuza, mutubwire ahantu muherereye. Topic yo mwayibonye, twahise tunakomerezaho. Iki gihe uyu mwaka nari babwiye ni elevation. Nta mwanya tuba dufite wo gupfa ubusa. Time is a time. Nimba ari saa 2 ni saa 2. Cyakora cyo ukigera hano uba wemerewe ko wabanza ugafata nk'aga screenshot ukagasharinga muri group barizwamo kugira ngo nabo tubatumire. Hari abantu baba batashyizemo reve, hari abantu baba batabyibuka, batanabonye notification, ariko wabahereza ya link bakahita bajoininga bakoresheje link yabo, nabo bakaza tukabana. Rero mwese mwumve ko mbahaye ikaze. Joseline nkwaye ikaze, Happy Emmanuel guturuka muri Congo nkwaye ikaze. Ahangaha rero turi kugenda n'abantu bamaze gusetinga za ntego zabo z'umwaka. Noneho tukagenda tuvuga ngo ese ya ntego nini ufite y'umwaka. Tuvuga umuntu afite gahunda yo kugura imodoka ya miliyoni 10. Ntanga izo miliyoni 10 uzizera yuko uzazinjiza zose mu kwezi kwa 12 kugira ngo umwaka urangire waguze imodoka. Oya. Ahubwo ukwezi kwa mbere kurangiye ukoreye angahe, kandi muri yandi ukoreye usevinzemo angahe uteganyiriza ya modoka. None ariko tukanaza, iyo tuvuze ngo ni action plan, tukanaza mu buryo bw'ibikorwa. Ese za miliyoni 10 binsaba kuba natumiye abantu bangahe mu mwaka? Urava mu mwaka ariko ubishyire no mu gihembwe. Uvuga ati mu gihembwe byansaba kuba nakoze presentation zingana gute. Uvuga ati se kugira ngo mbe nakoreye ziriya miliyoni 10 wenda nshaka kuzagura ikibanza, nshaka kuzaguramo inzu, nshaka kuzaguramo imodoka. Kugira ngo mbe nazikoreye biransaba kugira ngo nibura mbe nabashije gukora follow up zingana iki mu mwaka, gukora closing zingana iki mu mwaka, gukora training zubaka leaders zingana iki mu mwaka, gusoma ibitabo bingana iki mu mwaka. So ariko ntibigume mu mwaka ukagenda ubi breaking, noneho ukabimanura ukabishyira mu gihe gitoya gishoboka. Nibwo bigufasha kugira ngo na wa mwaka uzaje gushira neza koko wisanze warageze ku ntego zawe. So ndabaha nk'urugero hano. Hano bari kutubwira ngo impamvu nyamukuru kubi breaking mu minsi 90 ari ingenzi cyane. Why 90 day action plan matter? Impamvu ya mbere nuko the annual goal give direction but 90 day plan give momentum. Impamvu ya mbere nuko iyo turebye kuri wa mwaka, za ntego z'umwaka, yego bitwereka icyerekezo, bitwereka aho dushaka kwibona mu mpera z'uyu mwaka, uko dushaka kuzaba tumeze, aho dushaka kuzaba twarabayebo. Wenda ndashaka kuzibona, wenda ni silver executive ariko ndashaka kuzibona uyu mwaka urangiye usize ndi gold executive. Yeah, that's a big goal, that's annual goal. Ariko noneho nubwo ari intego y'umwaka, iyo gold executive menya requirements. Isaba wenda tuvuge kuba nawe warizinze abandi ba silver 10, cyangwa se kuba wenda umaze gucuruza amanota 100 we na timu yawe. None se muri ayo manota 100 nangahe ya mbere ugomba kuba amaze gukuramo mu minsi 90 ya mbere, cyangwa se mu mezi 3 ya mbere y'umwaka? Aho niho turi. Sinzi nimba muri kubyumva neza. Mujye mushyiraho like nyinshi mbibone muri screen yanjye, mbibone ko muri gukurikirana, mbibone ko muri kubyumva neza. Nuzajya ushyiramo like mitambimenya cyane rwose, nkabimenya ko turi kumwe gatanu ku kandi. Cyangwa se ugakoresha comment ukagenda wandika bijyanye n'ibyo turi kwiga kugira ngo nyereke ko turi kumwe gatanu ku kandi. Ndayisaba Ananias, Jack ndi kukubona, na Eugene Rukundo ndi kugenda mbabona rwose ko comment mwazishyizemo. So rero twongere twibuke twese, ntango ndi bugongere kubabwira ngo twandike goals zacu nini hano, ariko buri wese niyibuke big goal afite. Ushaka kuba ufite big goal yo kugira ngo ubone rank, ni silver executive, ni gold executive, ni global ambassador. Ushaka kuba ufite intego yo kuba miliyoni ya Sacco member, wenda hari miliyoni 20 bigusaba, wenda uyu munsi uri kureba ugasanga umaze gukorera miliyoni 5, urabura 15. So wenda ufite intego yo kugira timu y'abantu 1000, kandi uyu munsi wari ufite timu y'abantu 100 cyangwa se 50. Iyo ni intego nkuru y'umwaka, ariko ukeneye no kuyibreaking ukayizana mu buryo bw'igihembwe. Ukamenya ngo igihembwe cya mbere cyari gikwiriye gushira maze kugira timu y'abantu bangana iki. Ese noneho kugira ngo mbone iyo timu yo biransaba gukora prospecting ingana gute, kunguka inshuti bingana gute. Ese biransaba kuba nakoze presentation zingana gute, nigishije abantu mbega bingana gute. Ese biransaba kuba nakoze follow up zingana gute, closing zingana gute, ama outreach angana gute. Ibyo byose ubitekerezeho.
nimba ari ama summit angana gute, nimba ari ama WhatsApp presentation kwa kundi dupresenta muri group ya WhatsApp bingana gute, ese biransaba gukora ama Google Meet n'aba prospect bingana gute, ese biransaba gutanga trainings bingana gute. Nkuko kose nanjye ndi gutanga training, nawe urabizi uko ugomba gutanga training kuri team yawe. Nimba ushaka kuzamukana na team, biragusaba nawe gutanga training bingana gute. Biragusaba se kwa attending izindi training z'aba super upline cyangwa z'aba upline bakuru, z'abandi bantu bakwinspiringa muri network marketing. Biragusaba gusoma ibitabo bingana iki. That's what tugiye kwiga, ibyo nibyo tugiye kwiga hano. So munyandikire rero rimwe nyinshi muri comment box nimba turi kugendana, hanyuma dutangire. Akantu ka mbere hano bari kutubwira ngo big goal fail when they stay too far in the future. Intego nini akenshi umuntu akomeje kuvuga ngo afite intego nini gusa ariko atarazi breakinzemo ibyiciro, ngo amenye icyo bimusaba gukora mu cyumweru, amenye icyo byari bimusaba gukora mu kwezi, amenye icyo bimusaba gukora mu gihembwe cya mbere. Ngo inshuro nyinshi zino ntego nini zirangira zifailinze. Ngariko ngo iyo wazi breakinze mu mezi 3 ukamenya buri gihembwe icyo usabwa kuba wakoze. Nimba ushaka kuba gold executive ari amanota 100, ukamenya ngo nibura amezi 3 ya mbere ngomba kuba namaze gukuramo amanota 50 n'urugero. Ibyo bizakorohera no gutrackinga ya goal yawe, ujye umenya ngo ndi kubikora neza cyangwa ndi kubikora nabi, ugifite amahirwe yo kuba mu yandi mezi asigaye wenda wakora improvement. Ariko iyo utagenda ubibreakinga mu duce, ntumenya no gukora evaluation, bityo birangira kenshi goals yawe kuyigeraho bigoranye. Ndi kubabona rero cyane abantu muri kunyira ko turi kumwe. Mushyire emoji za fire muri comment box, mushyire like nyinshi muri comment box nimba murimo murumva iyi point. Impamvu ya mbere y'ukuba buri muntu wese agomba kubreakinga goals ziwe, akazi breakinga mu bihembwe, mu kwezi, mu biki, ni ukugira ngo ajye abasha kumenya nuko yaza tracking, uko yazajya akora evaluation. Kuko bibaye bikiri byinshi wumva uzabigeraho mu kwa 12, nta nubwo wazabona igihe uzakorera evaluation. Ndumva turi kumwe twese cyane. Dusaba Imana te honeste mwaye ikaze cyane. So point number 2. Point number 2 iri kuvuga ngo start with annual vision. First of all, banza umenye yuko nawe ufite iyo vision y'umwaka cyangwa se iyo direction y'umwaka, aho hantu uri kwibona mu mpera z'umwaka. By the way, direction yacu ni elevation, ngira ngo muri kubibona abo twari turi kumwe ejo barabibonye, naye naje nabyambariye. Elevation 2026, we are very 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 committed to elevate our business. Turi tayari kuzamura business yacu, yaba njyewe yaba ba leaders turi kumwe hano mwese. Ndabizi nta muntu umwe waboneka hano atari tayari ku elevatinga business ye. Nta muntu twari turi kumwe ejo atari tayari ku elevatinga business ye. So congratulations, yandikira muri comment box ngo congratulations. Mbere na mbere congratulations kuri buri muntu wese, kuko buri muntu wese ndi kubona hano ni umuntu uri tayari ku elevatinga business ye. That's why mpereye mu kubahereza congratulations. So rero ikintu bigusaba muri elevation, ibintu bigusaba se kugira ngo uzagere kuri ya annual goal yawe, biragusaba mbere na mbere ubanze identifyinga your big goal yawe y'uyu mwaka. Imwe irahagije kuba ari imwe muri ihagarariye izindi, cyangwa at least goals 3 nizo batugiramo inama. Ukavuga goals mu bijyanye na ranka, goals mu bijyanye na team, umubare ushaka kuzaba warakujije team ku kigero runaka, ukanavuga goals ya earning uzaba ufite umwaka uri gusoza. Icyo kintu nyabuneka mu cyandike. Zimwe muri big goals ukeneye kuba wamenya nk'umurida. Hari goals ya ranka. Nimba uri distributor, maybe uragira goals yo kuba uyu mwaka ugomba gusoza uri silver executive, cyangwa se silver umube mu mezi 3 ya mbere, ahubwo usigaye uri gushaka na gold executive uyu mwaka ushyireho goals yo kuba gold executive. Birashoboka cyane. Twagiye tubona ingero nyinshi z'abantu babaye gold executive mu mwaka umwe gusa. Birashoboka rero. So ikindi gira goals yo kuvuga ngo niba wari uri gold, gira goals yo kuba global ambassador. Nimba wari uri silver, gira goals yo kuba gold executive. Noneho rero ukimara kugira big goal, nimba ukiri umuntu uri under miliyoni ya Sacco member, utaragira muri miliyoni ya Sacco member, gira goals yo kuba miliyoni ya Sacco member. Menya miliyoni biri kugusaba zisigaye, uzikorere, uzishyire kuri goals,
ubundi ukarikurating umenye ikintu uri kubura, ukarikurating ubishyira muri 90 days action plan, bigufasha kumenya ikintu uri kubura kugira ngo bigereho. So nihutishije, ikindi kintu biri buze kugusaba kano kanya, biragusaba kugira ngo at least identifying nimba no mu bijyanye na team, uvuga ati uyu munsi nari mfite, nimba wari ufite abantu 50, maybe urashaka kugira ngo uyu mwaka nibura uzarangira ufite abantu 500, abantu 1000. Nimba uyu munsi ufite abantu 100, urashaka uyu mwaka uzarangira ufite abantu 2000. Nimba ufite abantu 1000, urashaka uyu mwaka uzarangira ufite abantu 5000. Nimba ufite abantu 5000, urashaka uyu mwaka ugomba kurangira ufite abantu 20,000. So goals mu bijyanye na team growth cyangwa se mu kwaguka kwa team, mugende munyandikira muri comment box nyabureka ukuntu ndi kugenda mbyandika, kugira ngo nuzakurikirana iyi video nyuma ajya yita bibona muri comment byibura bimufashe. Twavuze goals ku bijyanye na rank. Goals zawe zigomba kuba zirimo ibijyanye na team growth cyangwa se umubare mbumbe w'uburyo ushaka gukuzamo team, code ushaka, abapartner ushaka, then hakaza noneho n'ikintu kijyanye na income cyangwa se earning. Uyu munsi wenda winjizaga 50,000 ku kwezi, cyangwa se rimwe na rimwe n'igihe ubibura, ariko ufite intego y'uko uyu mwaka ugomba gusiga nibura ushobora kuba winjiza 300 ahoraho ya buri kwezi. Ni urugero, ushobora kuba uyu munsi winjizaga 200 cyangwa 100 adapfa kurenga muri 300, ariko yifuza ko uyu mwaka nibura warangira nawe uri mu bantu binjiza miliyoni ku kwezi kuzamura. So iyo nayo ni intego ushobora gushyira muri big goals zawe. Noneho ukahita ukarikuratinga bijyanye n'ibikorwa byinjiza amafaranga, ukamenya action plan bigusaba. Ese nimba bigusaba kuzaba warigishije abantu 10,000 ni urugero, garata bikwereka ko ukeneye gukora more presentation ku munsi, wenda uraza kubikarikuratinga ugabanyije iminsi igize umwaka, ariko cyane cyane urakuramo ubwiyo turangije. Nimba utari warabikoze mbere, umenye presentation ukeneye gukora buri munsi, umenye wenda uburyo ukeneye ama outreach uzajya wifashisha mu gihe uri gutumira abantu ukora hari kuza bakeya, uzajya utagetinga n'ama outreach kugira ngo bigufashe wa mubare ushaka kwigisha ubugereho. Wifashishe n'ama online session mu gihe hari ama Google Meet, ugerageze utumira abantu babandi baba batabashije kuhaboneka live kuri office, umekinge sure ko nibura at least bari kuhaboneka kuri Google Meet. Koresha uburyo bwose maximizing uburyo bwose bushoboka bwo kwigisha abantu. Most welcome kuri Upline Eric CEO the champion, nawe utujoininza kakanya. So biragusaba rero kugira ngo calculating ufate ya annual goal, nababwiye ndabibutsa, hanyuma mugene mumfasha kubyandikaho hano. Your annual goal must contain cyangwa se must include rank cyangwa se position, include team growth, uburyo ugomba gushyira imbaraga mu gukuza team, mu gukuza umubare w'abafatanyabikorwa bawe, ndetse ikindi cya gatatu hakazamo your income, goals mu bijyanye n'amafaranga ushaka kwinjiza. Then bitewe n'igihe umaze muri business, ugomba no gushyiramo na goals ya tangible achievement. Ukavuga ati uyu mwaka uransigira imodoka, uyu mwaka uransigira wenda hari n'ugeze ku rwego ashobora ati uyu mwaka uransigira amamodoka 2 ntawamenya cyangwa 3, uyu mwaka uransigiramo amazu 5 mashyashya, uyu mwaka uransigiramo ibibanza 5 bishyashya. Biraterwa n'urwego aho ngaho ugezeho, ugenda ubibara gutyo. Ukiri wenda ku rwego rusa nkaho ruri mu moyenne, ushobora kuvuga ati wenda muri tangible achievement maybe uyu mwaka nanjye nzibikaho ikibanza, ukanamenya agaciro k'icyo kibanza. Njya nkunda kubibabwira ko iyo uvuze ikibanza gusa ntabwo uba usobanuye neza ikibanza ushaka icyo ari cyo. You have to be specific. Ese ni ikibanza cya 1,000,000, ni ikibanza cy'500,000, ni ikibanza cya 20,000,000 ko nacyo ari ikibanza. Hari n'ibibanza bigura 1,100,000. So ugomba gusobanura neza ikibanza ushaka, amafaranga gifite agaciro kacyo mu mafaranga, bikagufasha no kwita calculating ibikorwa usabwa kugira ngo uzagere kuri ya ntego. Nimba ari imodoka, be specific, menya ngo ni imodoka ya 10,000,000, ni imodoka ya 5,000,000, ni imodoka ya 50,000 cyangwa 100, kuko zose ni imodoka ariko ibiciro byazo biratandukanye. Nimba ari inzu the same. Iki kintu ngira ngo muri kucyumva neza. So twihutishije muraza kumfasha noneho twiyandikire point number 3. Tugiye kujya kuri point number 3.
Point number 3, munyandikire gatatu nyinshi muri comment box. Ikindi nababwira nuko buri muri da wese muri za goals twari tuvuze akandi kanashobora kongeramo ni personal growth cyangwa se personal development. Kamenya ngo uyu mwaka ugomba kuzashira hari ikintu ari ubumenyi niyongereyeho, yaba muri communication skills, yaba ari muri leadership skills, yaba ari no muri mindset mu buzima busanzwe, kugira mindset iri upgraded. So ushaka kuzasoma ibitabo, ushaka kuzagira abamenta runaka uzajya ukurikirana, uzajya usaba time mukaganira. So ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Ushobora kugira some habit to creating, ukagira nizo ukura mu nzira kugira ngo bashe kugira mindset iri ku murongo. So icyo ni kimwe mu bintu nabyo utabura gushyira muri goals zawe. Hanyuma munyandikira gatatu nyinshi muri comment box. Tujye kuri point ya gatatu. Ariko tukiri aho ngaho akandi ka bonus kako kuri point ya kabiri karavuga ngo buri gihe mbere yuko uryama uzajya wibaza ngo, cyangwa se buri gitondo wibaze ngo, where must I be cyangwa se become in December? Ni hehe nshaka kuzaba ndi muri December mu kwa 12? Nshaka kuzaba mfite iyihe ranka? Nshaka kuzaba ninjiza amafaranga angana iki? Nshaka kuzaba mfite team, nyoboye team y'abantu bangana iki? Icyo kintu ukibaza buri munsi. Uhita ureba nimba biri kumacingana n'ibikorwa uri gukoraho. Icyo kibazo ukibaza, ni hehe nshaka kuzaba ndi mu kwa 12? Ikindi kibazo uzajya wibaza ngo, what kind of a leader must I become to reach that level? Mubinyandikire muri comment box abari kugenda babyumva neza. Ni ibibazo bibiri byonyine ugomba kujya wibaza buri munsi. Icya kabiri kiratubwiye ngo, what kind of a leader must I become to reach that level? Ni ubuhe bwoko bw'umurida, cyase ni kihe kigero cy'umurida nsabwa kuba we? Ni kihe kigero cy'ibikorwa nsabwa gukora kugira ngo nzabashe kuba muri December nzaba ndi kuri iyo level? Ibibazo bibiri ugomba kujya wibazaho buri munsi. Icya mbere kiravuga ngo, ni hehe nshaka kuzaba ndi muri December, corresponding kuri za goals. Urugero, muri personal growth cyangwa se personal development ukibaza icyo kibazo, ni hehe nshaka kuzaba ndi muri December. Kabiri ukibaza ngo, ni hehe nshaka kuzaba ndi muri December muri income. Uyu munsi uza amafaranga winjiza muri systeme, nta n'undi muntu ukurusha kuyamenya. So ni hehe none ushaka kuzaba uri, ni amafaranga ngaho ushaka kuzaba winjiza muri December. Ikindi ukibaza ngo, ese noneho ni iyi achievement, ziri tangible, n'urugero nshaka kuzaba mfite muri December. Nshaka kuzaba se wenda mfite icyo kibanza, mfite iyo nzu, mfite iyo modoka, mfite imigabane 15, mfite 31, nzaba mfite office, nzaba mfite nibura ghetto yanjye nshobora kuyizanamo abapati n'abakaba inspired, naraguze mu dutebe, naraguze agatanda, naraguze akamatera noneho gafite ishusho. Impamvu ibyo ndi bubivugeho gutya, ndabizi ko tuba turi gukurikirana training turi abarida bari mu byiciro bitandukanye. Hari umurida ugitangira wenda yaranatangiriye mu buzima busanzwe nk'ubwanjye, ntabwo umurida wese ugitangira bisobanuye ko abakiri hasi mu bushobozi. Hari abatangira banafite urwego rw'ubushobozi bagezeho kandi rushimishije narwo, ariko turabizi ko n'abantu batangira bakiri ku rwego wenda ruri hasi nk'urwo bamwe muri twebwe twatangiriyeho. Muzi story za bamwe mu bapline bacu, cyangwa se nanjye nyine murazizi story zanjye. So rero birashoboka ko muri goals aho ngaho ndi kuvuga achievement ziri tangible, wenda ukumva kizemo ibibanza, kizemo amazu, kizemo imodoka, birashoboka ko atari cyo wowe wakabaye utekerezaho. Tekereza wenda kongeramo imigabane. Nge najyaga mbigira big goal yanjye y'umwaka, nkamenya ngo uyu mwaka ngomba kuzuza full dashboard. Tekereza uvuga ati wenda uyu mwaka ngomba gushira nawe ugize imigabane 31 ya Megavase, se basi zashira wenda wapugradinze wavuye kuri Neovase ugeze kuri Digivase n'urugero. Vuga ngo nza upgradinga ghetto yanjye n'urugero, wenda mve muri chambrette njye mu cyumba na salon kiremo n'utuntu nyine udutebe, nkiremo agatanda, kwa kundi muri dashobora no kujyaza kugusura ukabona nibura koko yasuye upline bikamwinspiring. Upgrading asuvuga ati uyu mwaka uzugomba kuzarangira mfite office yanjye n'abantu banjye n'urugero, cya training center yanjye n'abantu banjye. Ibyo byose ni ibintu ushobora kuba wakoraho. Nimba utasanga ufite n'ikintu uduposture, vuga ngo nza upgradinga posture mbe mfite nibura ukuntu ngaragara neza muri business, mfite uducostume, mfite iyo telefone nziza ishobora gukora business, nkaza kuri training nk'izi ngazikurikirana,
nanjye nkaba nazitegura ku barida banjye, nkaba nakora ama Google Meet ku barida banjye, ibintu nk'ibyo ngibyo. So that's a good, kugira goals ni byiza cyane. So rero numara kumenya ngo ni he nshaka kuzaba ndi muri December, ikibazo cya kabiri cyabajije ngo noneho what kind of a leader must I become to reach that level? Ni ubuhe bwoko bw'uburida, ni ikihe kigero cy'umurida, ni ikihe kigero se cy'ibikorwa, mu yandi magambo nsabwa gukoraho, nsabwa kuzaba naramaze gukora kugira ngo nzabe nabashije gushyikira kuri iyo level ndimo ndifuza muri December y'uyu mwaka. So aho ngaho numva twahumvise neza. Reka tugere no kuri ya gatatu mwanyandikiye. Gatatu iravuga ngo rero twari tumaze kwandika kabiri yuko ari kugira ya annual vision cyangwa ya annual goals. Noneho gatatu iravuga ngo break the goal into 90 day priorities. Noneho muri za goals y'umwaka twabonye, reba ibiri priority, bigabanyamo ibyumweru, bigabanyamo ubizane mu minsi 90 muri amezi 3 ya mbere. Shaka ibyo ukora mu gihembwe cya mbere kandi uhere ku biri priority, ibyibanze. Sinzi mbicyo kiri muri kucyumva neza. Priority anga reka ngasobanure neza kugira ngo mukumve. Like nk'ubu nk'urugero ngewe nditangaho urugero kugira ngo tubyumve neza, cyangwa se bamwe mu baridazi wenda bakuru turi kumwe hano n'abazayikurikirana bazabyumve. Urugero, urumurida ushobora kuba uri gutekereza wenda ngo uyu mwaka ugomba gusiga wubatse amazu, wenda tuvuge uguze imodoka, wenda uguze ibibanza, nyine big achievement like that. Ukaba ufitemo no kugira goals ya office utari uyifite muri iki gihe gitambutse nkanjye murabizi ko nanjye nayimaze igihe kinini wenda ntagifite office, ariko nyine ndimo ndayifungura. Murabizi already namaze no kuyifungura kwanza, nuko ari utuntu nkiri gusetingamo. So ariko ikintu ndimo ndashaka kubabwira ni iki ngiki. Nimba uri umurida ufite izo goals zose zitandukanye nk'izo nakubwiye, nujya ku breakingamo 90 days priorities, ntango priority zaza ari ukuvuga ngo ni kwa kugura cya kibanza, siko mbitekereza. Ntango kugura cya kibanza byabanziriza kugira office, kugira training center ukoreramo n'abantu bawe. Ahubwo kugira ya training center n'abantu bawe mukoreramo nibyo bizaguhesha andi mafaranga menshi, kuko momentum izabona uko yiyongera. Mufite ahantu mukorera mwese, mukorera ahantu hamwe, momentum iziyongera, ubona amafaranga agura bya bibanza, ubona amafaranga agura za nzu cyangwa zubaka, ubona amafaranga agura za modoka. Sinzi nimba namwe muri kwemeranya nanjye. Abari kwemeranya nanjye mubyandike muri comment box, mushyiremo like nyinshi, byereka umuntu uri kubigisha ko ari kumwe n'abantu. So ngewe niyo mahitamo yanjye, ntabwo nzi buri muri da wese ko yabitekereza, ariko ngewe niyo mentorship nahereza buri muntu wese hano. Nimba uzi kuri umurida ukaba udafite ahantu ukorera, ukaba ufite intego yo ku mwaka ugomba kuzaba ufite imodoka, ufite inzu, ufite ibibanza, ibyo ntabwo ari byo biri priority kuba ari byo watindaho cyane aka kanya mu gihe turi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ikintu watindaho ni ukubanza ugashaka ahantu ho gukorera. Buri muntu wese uzi ko ashaka kugira ngo uyu mwaka uzasiga hari ahantu ageze, ukaba nta hantu ufite ho gukorera. Inshuro nyinshi uba wiriwe mu rugo, inshuro nyinshi niyo ugeze kuri office uhikoze isaha imwe, kuko nta hantu ugira address ifatika ngo ube wavuga ati ndi gukorera ibikorwa byanjye hanaha kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, kuva kwa mbere kugeza ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru. So ikintu cya mbere ukeneye kano kanya nujya ku breaking your goals into 90 days priorities, priority uyigira ahantu ho gukorera. Ndumva icyo kintu cyumvikanye cyane. So twihutishije hano bari kutubwira ngo ntabwo ari ngombwa gukora ibintu byose. Nitujya muri priority noneho zibijyanye n'ibikorwa n'ibintu dukeneye gukoraho, ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose umuntu abikora kugira ngo ube successful. Si ngombwa ko ibintu byose bibaho ubikora. Ahubwo hari ibintu by'ibanze nibura ukeneye gufokasingaho. Ibyo bintu by'ibanze nibura bitatu muri byo nakuzaniye. Icya mbere kiravuga ngo the key income producing activities, gukora bya bikorwa bibyara amafaranga. Turabizi, ubinyandikira muri comment box mbone ko mubyibuka, ariko turabizi ko icya mbere ari prospecting, ikindi kikaba inviting, ikindi kikaba presenting, hakaza follow up, hakaza closing na follow up, duplication cyangwa se gufasha abarida
gutangira neza, ibintu nk'ibyo ngibyo, no guselinga product, ibintu nk'ibyo. So kimwe mu bintu bya mbere ukeneye gufokasingaho buri munsi income producing activities. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, team duplication systems, kuduplicatinga, kumenya ngo bya bintu nzi gukora muri ba barida mba ndimo ndarecruiter, kuko iyo ukora money making activity ugetinga some recruits cyangwa se ugetinga some codes, ariko za code winjije they are followers, they are not readers. So akandi kazi uba ufite ka kabiri nako kurema abarida, from those followers to a readers, ugakora abarida. Nawe ntango uyu munsi urwego uriho rw'ubumenyi ari rwa ruriho mbere ukinjira, nuko hagiye hazamo akazi k'aba upline bakakuganiriza, bakazamo ama training n'ibindi byinshi bitandukanye. Uwo muntu winjije rero nawe ni inshingano zawe kugira ngo umuganirize, umube hafi, ujye umubwira hari ama training agomba kwitabira, hari ama event agomba kwatendinga, ubwira abarida bawe bajoininga Facebook nk'izi ngizi. Nk'ubu hari umuntu ushobora kuba ari hano abarida, hari umurida winjiye ejo bundi utahaye link ngatangi joining adukurikirane. So ni ikibazo gikomeye cyane. Akazi kawe ntabwo ari ukurekrita gusa, ahubwo no gukora icyo bita duplication system, kwibyara ukarema abandi barida bazi kubikora neza nkawe cyangwa se banakurusha. Then ikindi, skills development, kuhora nawe udevelopa ubumenyi, kuko nawe ntabwo uzi ibintu byose, ukeneye guhora wimprovinga, kandi every new level will deserve new you. Sinzi mba muri kubyumva neza. Buri new level yose uri kwifuza kugeraho izakenera nawe mushyashya. Nimba uri kwifuza kuba gold executive wari uri silver executive, umenya ko nuba gold executive biragusaba nawe kuba wowe mushyashya. Nimba uri kwifuza kugira abantu 100 wari usanzwe ufite abantu 10, menya ko nugira abantu 100 biragusaba indi mindset itandukanye niyo ufite, biragusaba izindi skills zitandukanye nizo ufite. So skills development, icyo kintu cyo ukajya ugikoraho buri munsi, ukadevelopa communication skills, ukadevelopinga leadership skills, ukadevelopinga mindset n'ibindi bitandukanye. So ako ngako kara ka gatatu ngira ngo twakumvise neza. Si ngombwa ngo ibintu byose tubikore byose nta nubwo wabishobora, ariko nibura focusinga kuri ibi bintu bitatu, umenye ngo buri munsi income producing activities nazikozeho. Hari abantu bashya nungutse, hari abantu bashyashya natumiye, hari abantu bashyashya nigishije uyu munsi, hari abantu bashyashya nakoreye follow up, nakoreye closing, hari abantu bashyashya na NDO nafashije gutangira business neza batangiye wenda ariko ndimo ndabahaye ama NDO n'ibindi. So then wibaze nimba hari abantu bamaze gutangira business urimo uraganiriza kugira ngo ukuze mindset yabo, baba abayida bave mu bufollower, baba barida, ukora kuri ya mbega uri gukora kuri ya application system twavuze. Ese uri munsi hari ikiganiro waganira n'abapartner bawe, hari training watanze ku barida bawe, ese wakoze promo bus ba promoting aho event dufite ku cyumweru. Ngira ngo murabizi ko ku cyumweru Legacy CEO Legacy na Apple Eric RJ Eric bazaba bari muri Karisimbi Hotel. Agatike ni 3,000 gusa, nimba nibuka neza Apple Eric arabitwandikiramo hano, ndabona ari we turi kumwe, ariko n'abandi bantu turi kumwe nabo muri Legacy bashobora kubitwandikira, nahoze mbona Obedi n'abandi batandukanye. Wasanga utari gutumira y'abantu bawe kandi ntanga ari ikibazo, nango ndumva nta limite bashyizeho yuko utatumira nawe mu gihe sare yabitaruzura. Ikibazo nuko ushobora gusanga ubu ngubu yaruzuye, ariko uramutse nawe utumiye ukagura tike, ndabizi wakwatendinga iyi event, abantu bawe bakaza bakabona powerful presentation, bakabona powerful closing. So ikindi ugahora ukora kuri skill development cyangwa se personal development, uko nigeze nabivugaho kare. So tujye kuri kane none iravuga ngo convert priorities into weekly actions. Munyandikire muri comment box ngo convert priorities into weekly actions. None ufata bya bindi twavuze yuko biri priority, nabyo nimba tuvuga wabonye wenda usabwa kubanza ugakora ama outreach wenda buri cyumweru n'urugero, cyangwa se ama outreach wenda 8 mu gihembwe cya mbere.
yitumenya ngo se buri cyumweru ndajya nkora outreach, buri byumweru bibiri ni outreach. Nyine menya akazi, genda ubigabagabanya umenya akazi ufite buri cyumweru. Ese nimba wasanze ukeneye kwigisha abantu 1000, abantu wenda 5000 mu gihembwe cyonyine, mu mezi 3 yonyine, ubicalculating umenye ngo ubwo ndasabwa gukora buri cyumweru ngomba kujya mba nigishije abantu bangahe, buri cyumweru ngomba kujya mba nakoze presentation zingahe, buri cyumweru ngomba kujya mba nakoze invitation zingahe, buri cyumweru ngomba kujya nunguka inshuti zingahe cyashya. Nimba ari goals yo kuba global ambassador, bigabanya umenye ngo mu mezi 3 ngomba kuba nacuruje aya manota, uhita unamenya ngo ese noneho buri cyumweru ndasabwa kumuvinga amanota ngahe, bize bijye no mu cyumweru. Aha, ikindi nibiza mu cyumweru, ari agaterime nshaka ko tuzadukoresha kuri money making activities muri network marketing. Ziriya tugiye kujya tuzita na negotiable action. Icyo bita na negotiable, hari igihe nk'umuntu wenda tuvuga ajya kukugurisha nk'imodoka akubwira ati ni 10,000,000 no negotiable. Ubwo abakubwiye ngo ni 10,000,000 nta n'ibindi biganiro bihari, nta negotiable zihari, ni 10,000,000 utayafite ugende. No muri network marketing ibi ni ibikorwa biri non negotiable. Nimba utazakora prospecting, nimba utazakora inviting, nimba utazakora presenting, nimba utazakora follow up, utazakora closing, beta bivemo, kuko izo ni non negotiable activities muri network marketing. Ntango wakabaye wicara na plan muri kunegosia, subu watumiye, subu wagigerageza ugakora follow up. Muri kunegosia ibiki? Nimba uza ahantu ujya ushaka gutera imbere, gukora money making activities ni non negotiable. Ni ibintu utarukwiriye kunegotiatinga na apply. Ni ibintu utarukwiriye kunegotiatinga n'undi mumenta wawe ari we wese. Ni ibintu wowe ubwawe, nkuko mu gitondo, reka mbaho urugero, mu gitondo birashoboka ko waza, hari ibintu wenda waza wirengagije, ariko n'ibintu utaza wirengagije. Ndabaho urugero, mu gitondo cya kare birashoboka ko ushobora kuza wenda utakoze douche, nubwo nzi ko ari bakeya. Mwese abenshi ndabiza abari kuri iyi platform mwese muza mu kazi mwakoze douche, ariko hari umuntu ushobora kuza wenda yatwihishemo atakoze douche pe ntitunabimenye. Ariko biragoye ko waza mu kazi wambaye ubusa, nta kintu na kimwe wambaye. Ngaho mumbwire nimba ndimo ndababeshya. Biragoye ko waza mu kazi nta kintu na kimwe wambaye ubusa, biragoye. Iyo ni kwambara rero biri non negotiable. Nanga ari ibintu murinda kuganiraho no mu apply n'undi murida ngo muganire ngo mu binegotiatingeho. Urabizi, urabyibwiriza buri munsi ko ugomba kwambara. Nk'ubu ushobora kubyuka wenda ntubanze gusenga, ntugire gute, ushobora kubyuka ukaza utafashe breakfast, ndakaza yayifashe. Ibyo byo birashoboka cyane, binabaho cyane. Ariko si uwaza Theoneste ese yandika ngo ukaza wabunuje. So simbizi nimba byashoboka. Simbizi nimba umuntu yakwifata akaza ari umuntu muzima ufite ubwonko buzima atagize ikibazo mu mutwe ngaze yambaye ubusa. Ntango bishoboka. So uko rero uzi ko hari ibintu biba biri non negotiable, atari ibintu bisaba mentorship, atari ibintu bisaba iki, wakaye wishyiramo ko kugira ngo ukore prospecting ntango ukeneye umuntu uguha mentorship. Guys, ni ibintu ushobora kwishyiramo ukamenya ko buri munsi ukeneye kunguka inshuti nshyashya, buri munsi ukeneye kwigisha abantu bashyashya, buri munsi ukeneye gutumira abantu bashyashya, buri munsi ukeneye gukora follow up nshyashya, buri munsi ukeneye gucuruza product bushyashya. Ibyo bikaba non negotiable activities muri business yacu. Ibyo bintu byakuzamurira business ku rwego utigeze utekereza. So ahangaha bari kutubwira point number 5. Munyandikire point number 5. Vestina ni karibu nawe, ndakubona cyane. Mutesi ni karibu. Aplenerique yabyanditse ngo ni 3,000. Ticket ziri kuboneka ku ba top leaders ba Legacy Global Network. Yakoze cyane ngira ngo iyi comment mwese namwe mwari mwayibonye. Ticket ziri kuboneka kuri aba top leaders ba Legacy Global Network ku 3,000 byonyine. You guys, let's maximize the event.
Then ikindi point number 5, umunyandikira point number 5 ndi kuhabona Happy Emmanuel from Congo, Dusabimana Theonest ndi kukubona, n'abandi ndi kugenda mbabona. Reka no twandike gatanu twandike ni track, review and adjust. Buri muri da wese agomba kujya akora ibi bintu. Ukimara gufata bya bintu ukabibreakinga mu mezi 3 cyangwa se iminsi 90 muri za goals uhereye ku byibanze, ku biri priority. Then ukeneye no kumenya ngo bivuye no mu mezi 3 cyangwa se mu minsi 90 no buri kwezi ndasabwa iki, bikava mu kwezi ukamenya ngo buri cyumweru ndasabwa gukora iki n'iki, twabivuze ibyo twabirenze. Then noneho ukajya unamenya gutrackinga, gukora evaluation, track, review and adjust. Gusuzuma bya bindi nimba ko kuri kubikora. Impamvu gusuzuma ari ingenzi, buri cyumweru ugasuzuma, buri munsi ugakora evaluation, nuko bigufasha kumenya ngo nimba niyemeje ko buri munsi ngomba kwigisha abantu 5 n'urugero. Ubu mukanya n'insoza training nkaza gukora evaluation nkabona 5 ntabwo nabigishije, bihita bima amahirwe yo gutekereza ngahita mvuga toke nimba 5 ntabigishije nagombaga kwigisha uyu munsi nkaba nsanze nigishije 2 gusa, ubwo kuri 5 ngomba kuzigisha ejo ndongeraho 3 bikirarane cyo uyu munsi. Sinzi nimba muri kubyumva. Bishobora kugufasha rero kwita wa adjustinga hakiri kare. Ariko iyo utakoze evaluation buri munsi ugasanga icyumweru kirashize nta evaluation ukoze, ukazisanga ukwezi kwamaze gushira, birakugora gukora evaluation ukwezi kwamaze gushira. Biragoranye cyane. So niyo mpamvu ugomba gukora track, review and adjust. Ugahora ureba za goals, ugahora ureba za action plan. Niyemeje kujya nigisha abantu 5 buri munsi, follow up 5 buri munsi, gutumira abantu bashyashya 5 buri munsi. Then nimugoroba mbere yo kuryama ukabanza ugakora evaluation. Njya ngira form za daily evaluation ku bantu batazizi ariko bifuza kuzikoresha, muzanyandikire inbox nzibahereze. Nazibahereza ziri soft mukagenda mugaprintinga, ntabwo ari ibintu biba bigoye. Urupapuro rumwe rwonyine rumara ukwezi. Urumva ufotoje uprintinze impapuro 12 ubu ufite kuzakora evaluation paka umwaka wose ushize, kandi birafasha cyane. So ubundi ukajya unareba handi wanditse intego zawe z'umwaka, na handi wagiye uzi breaking amezi 3, na handi wagiye urenga mu mezi tukabreaking buri kwezi. Nigeze kwibabwiraho urugero nimba wariyemeje kuzagura ikibanza cya $5,000,000, ntabwo uzavuga ngo nuko ari intego yo mu mwaka ngo nzakigura mu kwa 12 ngo ubwo ni nabwo nzayinjiza ayo kukigura. Oya, ahubwo no kuyuri kwinjiza kano kanya tangira saving some percentage ku buryo bigaragaza icyizere koko cyuko uyu muntu bizajya kugera mu kwa 12 ashobora kugura cya kibanza. Nimba ari amanota 100 uri gusabwa kuba gold executive, nibura buri kwezi menya ngo hari amanota runaka tugomba kumuvinga na team yanjye, ku buryo bitanga icyizere koko uyu mwaka uzarangira uri gold executive. Ngira ngo turi kubyumva neza cyane. Hano bari kutubwira ngo ujye wibaza buri gihe muri ibintu bijyanye na review na adjust. Ujye wibaza buri munsi ngo what worked, ese ni iki kintu nakoze kikankorera, ni iki kintu nakoze ese nkagikora neza. Buri munsi wibaze ngo what worked, unibaze ngo what didn't work, ni ikihe kitankoreye, ni ikihe kintu ntakoze neza ngo numve ndagikoze kandi nagombaga gukora. Iyo wamaze kumenya ni iki nakoze ni iki ntakoze, bigufasha kumenya noneho icyo ushobora kuimprovinga. What must I improve next week, what must I improve next day, what must I improve next month. Nk'ubu turi mu mpera z'ukwezi, ushobora gukora improvement, ushobora kuvuga ngo reka manze nkore evaluation, ugakora review ya action plan wari ufite muri uku kwezi, ukareba ibyo wagomba gukora nimba warabikoze. Then ukamenya icyo wakoze neza n'icyo utakoze neza, ukahita noneho umenya ngo what must I improve next month. Ese ni iki noneho nakwimprovinga ukwezi gutaha, ese ni iki nakwimprovinga icyumweru gitaha. Ukajya uhora wibaza ibyo bintu, ese ni iki nakwimprovinga umunsi ukurikiyeho. Ibyo bintu ni ibintu ugomba kwibaza buri munsi. Ntabwo muri kubinyandikira muri comment box kandi biba byiza, mugende mukomeza kubyandika nimba turi kumwe koko gatanu ku kandi. Hanyuma mukomeze mushyiremo na like na emoji za fire. Tugende dusigaje point 2 zonyine. Tugende kuri point ya 6.
Point ya gatandatu yo iravuga ngo accountability multiply results. Munyandikire gatandatu nyinshi muri comment box, munyandikire ngo accountability multiplies results. Kugira accountability cyangwa se kugira undi muntu ashobora kuba ari upline wawe, ashobora kuba ari mentor wawe, mujye muganira ukamwereka intego ufite, noneho mukazongera mukicara muri gukora evaluation yuko za ntego wari ufite, ya action plan, iyo bya bikorwa wari wapanze kuzakora wabikoze koko. So hano bari kubwira ngo no leader grows alone. Nta murida n'umwe ushobora gukura, ushobora gutera imbere abyifashijemo we wenyine. So share your 90-day plan with your upline. Fata za 90-day plan uzisharinge upline wawe. Umwe mu upline bawe babikora neza, umusabe time ugende umusharinge, cyase unazimusharinge no kuri telefone n'urugero, ariko binashoboka muhure umubwira ati upline dore ngiye bitewe n'intego mfite uyu mwaka n'iki, umwereke intego z'umwaka, unamwereka action plan yawe wakoze. Noneho numara kuyimwereka mujye mukora evaluation. Mushobora gukora evaluation buri cyumweru ko muzazi breaking muve no muri mezi 3 ya minsi 90 mubishyira buri cyumweru. Noneho mujye mukora evaluation rero koko bya bintu wabikoze. Buri cyumweru, buri byumweru bibiri mushobora gukora evaluation. Buri kwezi mugakora evaluation. Uri kumwe n'umuntu uri serious. Utakugirira umwa undi ushobora kubwira ati ibintu kuki utabikoze. Ndabona utakiri serious ngewe nta nubwo nzongera guha umwanya wanjye. Ndabona utakiri serious ngewe nta nubwo nzongera gukubera accountability partner. Ukeneye uwo muntu muri business. Ukeneye uwo muntu mutaregezanya. Mudahura ngo mutere ubuse, mudahura ngo musetsanye. Ahubwo ari wa muntu koko uri serious ushaka kugufasha akakuriftinga muri business yawe. So hano baratubwira ngo review progress together. Mugende mukore review ya progress ya bya bindi mwavuze mugomba kujya mukoraho, mubikorera noneho review muri kumwe. Ikindi celebrate wins and correct gaps iri. Ni haba harimo ibyo mwakoze neza wari wariyemeje gukora ukaba warabikoze neza koko mubicelebrating, aguhe konzi. Noneho nimba harimo n'amakosa, harimo gap zikirimo, harimo ibintu utafulfillinze, mubifulfilling nyine agutegeke cyangwa se gusabe kubifulfillinga vuba bishoboka. Utaratakaza igihe ngo umwaka ugushirane nta kintu ukoze. Ubwo niwe wita accountability partner, kandi birakora cyane. Kugira ngo uzaricige kuri za yearly goals zawe cyangwa se annual goals zawe, ukeneye accountability partner. Nizere ko kantu nako wamaze kukanotinga. Then point number 7 nayo dusoreza iravuga ngo execute with elevation mindset. Munyandikire muri comment box number 7 wandike ngo execute with elevation mindset. Noneho biragusaba ko urajya mu bikorwa, urajya mu gutangira gushyira mu bikorwa ibi bintu byose, urajya kubikora ariko ukorane na elevation mindset. Mu kazi kawe buri munsi, mu mitekerereze yawe, gira imitekerereze ikubwira ngo no excuse, na excuse n'imwe ugomba kuzana mu kazi. Akenshi turaregeza tukibwira yuko iyi business nuregeza hari itazabimenya, ariko iyo waregeje nayo irabimenya, nayo ikaregeza mu kuguhemba. Let's be serious about this point. Iyo waregeje business, yego kwera ko ari business yawe, ari business ukora bitewe n'ubushake bwawe, waregeje nawe umuntu uzaza kubwira ati nyamara sha urimo uraregeza, na plan washobora kutabikubwira, nabikubwira nanga azaba gutegetse, azaba ari kukwibutsa gusa. Ariko nubwo ntawe uzakubwira ko uri kuregeza wenda ngo baguca amande, ngo bagukata amanota cyangwa se nyine byandi wenda mu kazi gasanzwe bashobora gukora. Iyo waregeje urabizi hari warning bashobora kuguha, bashobora kukwirukana no mu kazi, ibintu byinshi, bashobora gukata ku mushahara ku kwezi. Ariko ahangaha aho ikintu bazagukorera nuko nawe DTC zabimenya ko waregeje, nawe ikajya guhemba iregeje, nta kindi. Ariko nuyikora uri serious, nawe izaguhemba uri serious my friend. Hano bari kutubwira ngo no excuse, no distraction. Irinde distraction, irinde ibintu bikurangaza. Gira focus ku kazi kawe, gira focus mu bintu bibyara amafaranga. Irinde ibindi bintu bigutesha umurongo, irinde ibindi bintu bikurangaza. Gira focus. Ubu ngubu abantu bataje muri training kubera ko bahuye na distractions.
ntibabashe kuzigobotora. Ariko ugomba kujya umenya kwirinda distractions. Hano hanze noneho reka mbabwize ukuri, Kigali yuzuye distraction nyinshi. Ushobora no guca kuri car free zone uvuye ku kazi, wari ufite gahunda yo kwihuta ngo ugere mu rugo uze gukurikirana Eve live nimugoroba saa 2, ugasanga uciye muri car free zone abantu barigendera ku maskate. Biba bishimishije pe, wumva wabirangarira. Ariko se biriya bizakwishyurira, bizatuma DTC yawe byibuha? N'urugero, ntabwo ndimo ndarwanya entertainment cyangwa se ibindi bintu bidususurutsa runaka, ariko nyine you have to think twice. Nuca ku muntu, nuca ku bintu bikakurangaza, bitekereza kabiri, si ibyo bintu biraza kukwinjiriza, cyangwa kwihuta ukajya gukora icyo wari ugiye gukora nicyo kiri bukwinjiriza. Ugasanga waje mu kazi ufite gahunda y'ibintu uri buze gukora, ariko uhuye n'umuntu mutari mwapanze no guhura, muganira isaha yose. Iyo ni distraction. Cyakora nimba biri mu bishobora gukuza timu yawe, ibyo muri kuganira, nimba ari umupartner wawe wenda ugize ikibazo gitunguranye bikaba ngombwa ko cyinterveningamo, ariko ukabona nabyo hari icyo biri bushyira itafari kuri business yawe, it's okay. Ariko nimba uhuye n'umuntu muhise mupangira ikiganiro, muganira isaha, muganira amasaha 2, ntango ibyo bintu wari wabipanze, nta n'ikintu bifite biri buze kongera kuri business yawe, iyo ni distraction. Ugiye wenda kuri telefone, nk'uku mu kanya turayivaho, wenda wari ufite gahunda yo kwituza gukora post nka 50 n'urugero mu magurupe atandukanye, ku mapaje atandukanye, ukanaboostinga, ejo ukazaba wabonye abakiriya ba product, ukagukorera amafaranga, ugakorera amanota akuzamura muri ranka byose. Ariko wakigera kuri social media ubonye ibirangaza, ubonye amakuru atandukanye. Ubu ngubu noneho ibintu byose bisigaye biba kuri online. Ewa, uwakubise undi, uwagize ute, abavuze nabi, abarwanye, amaksida, byose tubisanga online. Ugasanga zose kandi ni inkuru rwose ziri attractive wumva washaka kumva. Nimba hari ukuntu negativity noneho ziba attractive, nta kintu kiba attractive cyane nka negativities. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko nimba ugiye online, nimba ufashe telefone yawe ugiye online, nimba ugiye gupostinga kuri Facebook, ugenda upostinga kuri Facebook. Nimba ari kuri Instagram ujya kuri Instagram posting, nimba ari kuri TikTok ujya kuri TikTok posting. Distraction zijyemo nibura ari ukuvuga ati wamaze wenda tuvuge kugira gute, wamaze gukora icyo wagombaga gukora wowe ku munsi. Wumva biri kimwe cyose mu byo wapanze gukora wavivuye, aho nta kibazo uzagende muri distraction zindi, wenda wasanga ari nayo hobby yawe, nta kibazo, ntaho uzabikubuza. Wasanga wowe wenda mu gihe cyawe cyo kuruhuka, ikintu uba ugomba gukora wenda n'ubundi ari ukwirebera utu video ducicikana kuri YouTube, ducicikana twose kuri za TikTok. It's okay, niba atari negativities ngenda bikwemereye. Ibintu bizana vibe ziri positive muri wowe, nta kibazo, wajya bishakira umwanya, gusa ukirinda kubitindamo. Nubitindamo akaba ari byo gusa urimo urakora, bizakwicira business. Ntango ibyo ngibyo ari byo bazaguhembera. So kwirinda distraction. Ikindi, no delay. Wikererwa gukora ikintu wiyemeje gukora, ugaprocrastinatinga, iki ntango nyikoze nzagikoresha, uhora uvuga ngo uzatumira runaka, umunsi ukiruta mutumiye, ukongera ukabyimurira ejo ngo uzamutumira ejo. Hari umuntu utajya ukorera follow up kandi waramwigishije, uyu munsi uba wapanze kumukorera follow up bikarangira ubyibagiwe, ukavuga ati ubwo nzayikora ejo, kubera ukiri procrastination. Atasa. Training yaryoshye ndimo nagana ku musozo, ariko kubera iki urimo urakora procrastination, mubinyandikire muri comment box. Kubera iki urimo urakomeza wimura ibintu, bikore bive mu nzira. Uko wimura ibyo bintu, na DTC irimo irakomeza yimura iminsi yari kuzaguhembaho neza, irakomeza yicumi, ikomeza igiye kure yawe. Nimba ibaze nimba ari kuzaguhemba neza mu kwa mbere, irahita ibyigiza mu kwa kabiri, abari bwizaguhemba neza. Nabwo nureba nabo ugakomeza wimura ibihe, irahita ibishyira mu kwa gatanu nibwo izaguhemba neza. So avoid procrastination, avoid delays. Nimba training ari saa 2 ni saa 2, nta mpamvu yo gutinda. Nese urazaho saa 2 n'igice abandi baje saa 2 kubera iki? Waje ku gihe. Nimba uzi ko hari mega sizo saa 8 kuri company, ni saa 8. Kubera iki bavuga saa 8 ukumva saa 9 muri wowe?
nimba training muri training center yanyu itangira saa moya, kuki wowe ugera muri training center saa 2 cyangwa saa moya n'igice? Nimba ari saa moya ni saa moya nyine. Avoid delays. Avoid delay, procrastination, avoid distraction, avoid excuse. Ibyo bintu nubikora bizagufasha cyane. So nsoza abantu tukiri kumwe mushyiremo emoji za fire, abandi mukande kuri like nyinshi cyane, munyandikire ngo conclusion. Munyandikire muri comment box mwese ngo conclusion. Tugiye gufata conclusion noneho dusoza. Conclusion yacu iravuga ngo 90 days of focused execution can change your income, your confidence and your leadership level. Nuramuka ugize iyi minsi 90, aya mezi 3 ya focus, ufocusinze kuri aya action plan yawe, wamaze kureba vision y'umwaka cyangwa big goals z'umwaka, uzi breakingamo nibura uhereye ku biri priority, ubreakingamo ibyo ushobora guheraho mu mezi 3 ya mbere cyangwa mu minsi 90 ya mbere, then ukayicreatinze n'icyo bigusaba gukoraho buri cyumweru mu bijyanye n'ibikorwa byinjiza amafaranga, then ukajya ubikora ukarevaluatinga, and then bakakubwira ngo nuramuka ubikoze aya mezi 3 yose, minsi 90, uri serious nk'uko iyi training tubwiye, ukabyubahiriza, ibyo bintu ngo bizagufasha guchanginga your income. Ni ibintu bizikora, uzahita ubibona income yawe iyo winjizaga kakandi. Numara gukora ibyo bintu uri serious, bizagufasha, uzahita ubibona yuko at the end y'aya mezi 3 y'iminsi 90 is action plan, income yawe izaba yarahindutse kandi izaba yarahindutse neza. Ku muntu uzaba atarabikoze ishobora kuzaba ikiri the same cyangwa yarasubiye hasi, ariko ku muntu uzaba warabikoze neza, income yawe izaba yarahindutse, yarazamutse hejuru, ya elevation uzaba uyirimo neza, kano ga fresh kazamuka muri kukabona, uzaba urimo urazamuka, income yawe izaba yarazamutse. Ikindi, your confidence yawe izaba yarazamutse. Ikindi cya gatatu, leadership level yawe izaba yarazamutse. So nimba muri kubyumva neza, turasoje. Ndasoreza mu kubibutsa yuko challenge, 1 month challenge, the professionals 1 month challenge yatangiye ku munsi w'ejo hashize. Hari abantu batangiye kuyikoraho, nababonye, congratulations to you guys. Mbakuriye ingofero rwose, dore nayikuye, congratulations. Ariko nawe utarayikoraho, ndakwibutsa kuyikoraho, kandi ndakwibutsa no gupromoting iyi challenge kugira ngo na team yawe bazayikoreho. Ni imwe muri challenge tuzasoza mu buryo bwiza, tukajya muri hotel tukishima, tugasangira twese, twabivuzeho, tugashimira abantu bacivinze ibintu bitandukanye. Guys, bizaba ari ibintu byiza cyane. Musubire kuri flyer challenge, mugisome neza, ubaze umu upline wawe ibyo udasobanukiwe abigusobanurire neza, then challenge. Mbifurije amahirwe masa mwese na timu zanyu, kandi muzaboneke no muri challenge of challenges, kuba waratsinze condition nibura at least 3 kuzamura. Ikindi, ndabibutsa gutumira abantu benshi, mukazajya muri hotel presentation ya Legacy iri kubera muri Karisimbi Hotel ku cyumweru tariki ya mbere, kuri Heroes Day, tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri tugiye kwinjiramo, aho bazaba bari kumwe na Apple Eric, RJ Eric, mwabonye yabitubwiye, n'ibihumbi 3 gusa. Ukaba wanyura ku top leader wese wa Legacy team akaguha ticket, ubundi nawe ukazitabira n'aba prospect bawe. So ikindi, nanone ntabura kubabwira, ngomba kubibutsaho ndetse cyane, nuko ejo kuwa 5 hari mega sizo yateguwe na Overdue, team ya Overdue, team y'abagabo bakomeye cyane nabo bakora business mu buryo budasanzwe, ikabiyobowe n'umugabo bita Global Ambassador to be Joseph Nezerwa ari, ngira ngo muramuzi cyane. So ndabakunda cyane. Nimba mwaryohewe ni training ikabigufashije, nyabuneka ikintu cya mbere wakwihemba kirusha ibindi byose nuko bino bintu tuvuzeho wahita ubikoraho. Ejo ubikoreho, ubishyire ku murongo, ya big goal yawe ubigabanye, ubishyire mu mezi 3, mu mezi 3 bize ubishyire no muri buri cyumweru na buri kwezi, umenye ibyo ugiye ugomba gukora. Ikindi, ejo turimo turasoza ukwezi, ejo n'ejo bundi
kora evaluation, yaba ari personal yaba ari na team. Kora evaluation urebe ibyo mwateganyaga gukora muri uku kwezi nibyo mwakoze. Ibyo mwakoze neza mukomerezaho, ibyo mutakoze neza mukore improvement mu kwezi gutaha. Munaboneraho gusettinga n'izindi ntego nshyashya z'ukwezi kwa kabiri. So ciao ciao, ndabakunda cyane. Imana iduhane umugisha. See you at the top.